Muraho neza abakunzi ba Dekasa Fleur Discovery, ni Alice kuri kamera. Nishimiye kongera kugirwa umugisha wo kuvugana namwe uyu munsi. Ndabashimiye kuba mukomeje kudukurikira, mugakurikira ibiganiro byacu bitandukanye bivuga ku bintu bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Ndabashimira ku baduhaye subscription bagakora kuri subscribe, abaduha comments haba ari kuri channel cyangwa se kuri WhatsApp kuri ya nimero yacu musanzwe muzi. Imana ibahe umugisha. Ntabwo tubifata nk'ibintu bisanzwe, tubiha agaciro. Niyo mpamvu tudahwema kandi tudafite na gahunda yo guhwema guhora tubashimira. Hanyuma waba udukurikiye bwa mbere nawe ntabwo uzicuza kuba waramenye iyi channel yacu Dekasa Fleur Discovery, kubera yuko ibiganiro byose tuhanyuza ni iby'umumaro mu buzima bwa buri munsi. Ntugende utadushyigikiye, uduhe subscribe, uduhe comments akenshi nizo dushingiraho dutegura ibindi biganiro. Hanyuma nk'uko mubibona ku mutwe w'ikiganiro, ngiye gusobanura ikiganiro General Sultan Makenga, umuyobozi w'igisirikare cya M23 yagiranye n'umugabo w'umubirigi witwa Alain Destaix. Niba mbisomye nabi nyirizina azihangane, nanjye mubwiye gusoma Muhoza Mutoni ngira ngo ntabwo yapfa kubishobora kubera ko ari izina ry'amahanga, ariko ndavuga Alain. Alain ni umuganga, yakoze imirimo itandukanye. Yakoze muri Médecins Sans Frontières, abaganga batagira umupaka, aho yabaye secrétaire général wayo, yabaye perezida wa International Crisis Group, ajya atanga umusanzu ngira ngo hari mu kwandika muri Figaro ni ikinyamakuru. Hanyuma yabaye n'umusenateri mu Bubiligi. Ubwo mvuze bikeya, murumva ko ntago ari umugabo woroshye, kandi kuba ari umubirigi nabyo hari ubundi butumwa bitanga ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma muri icyo kiganiro, ni ikiganiro cyabaye muri uku kwezi kwa gatatu ku itariki 12 z'ukwa gatatu 2025 i Goma. Nk'uko Alain abivuga, atangira agira ati General Sultan Makenga ntakunda gutanga ibiganiro mu itangazamakuru. Mu yandi magambo, ntakunda kuvuga mu itangazamakuru, atariko nyamara habayeho irengayobora tugirana iki kiganiro. Ati yanyakiriye mu nzu nziza, yavuze ko ari villa, sinzi uko villa nayivuga mu Kinyarwanda. Atariko iyo villa yahinduwe nk'icyicaro gikuru ariko kirinzwe, kiriho uburinzi buhambaye. Ngo ku marembo y'icyo cyicaro cyangwa se y'iyo nzu hari imodoka nyinshi zifite ibirango bya FARDC, igisirikare cya Tshisekedi cyangwa se cya Kinshasa. Hanyuma ngo General Makenga yamubwiye yuko ngo ari ikimenyetso cyangwa se yego utuntu dukeya tugaragaza ibyo bambuye umwanzi. Ni sample y'ibyo M23 yambuye umwanzi wabo, ubwo nyine ni FARDC. Hanyuma Alain Destaix yatangiye abaza General Makenga ati nyuma yo gufata Goma na Bukavu, mwaba mufite gahunda yo gukomeza mugafata na Kinshasa? General Sultan Makenga aramusubiza ati oya, ati keretse baduteye, twebwe turwanira kubaho, twarahagurutse dufata intwaro kuko
twari turiho dutsembwa kandi ntabwo twari kwemera yuko dutsembatsembwa tutirwanyeho. Birababaje kuba hanze iyo ku isi mu bindi bihugu batemera uku kuri. Wowe ubwawe wabihamya, ubwo yabwiraga Alain, wabihamya kuko warabyiboneye muri Masisi aho bita Nturo, uburyo ki umudugudu wose watwitswe kubera yuko umubare munini w'abagize uwo mudugudu ari Abatutsi. Iyi ngengabitekerezo ishingiye ku bwoko igatera urwango rurenze urugero ikwiye kurandurwa burundu, hanyuma ubwiyunge bukaba ariyo ntego nkuru. Alain arongera aramubaza ati kuki mwafashe Goma na Bukavu? Sultani Makenga aramusubiza ati ntago ariyo yari intego yacu nyamukuru, ariko ingabo za FRDC zifatikanije n'izindi ngabo zabafashaga cyangwa se bari bafatikanije zajyaga zidutera mu birindiro byacu ndetse zigatera abaturage cyangwa se abasivile bari batuye mu duce twari twarafashe, mu duce twagenzuraga. Ntabwo rero twari kwihanganira uko gushotorwa. Ikindi kandi FRDC n'ingabo z'Abarundi zaragiye zirunda i Bukavu zikomeza kwakira ibikoresho hakoreshejwe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Kugira ngo rero dukureho ibyo, byabaye ngombwa yuko dufata Bukavu. Ndetse n'ubu ngubu tuvugana FRDC ikomeje gutera ikoresheje za drone ziturutse Igisangani. Alain arongera aramubaza ati wasobanura ute intsinzi yanyu ku ngabo zindi, ku banzi banyu babarushaga ibikoresho ndetse bakaba ari na benshi babaruta mu mubare cyangwa se ari benshi cyane, ubwinshi bwabo ndetse n'ibikoresho bari bafite bitagereranywa n'ibyanyu. General Sultani Makenga aramusubiza ati twebwe dufite impamvu turwanirira kandi abasirikare bacu bariyemeje, bitandukanye n'abaturwanya cyangwa se n'abo turwana nabo. Twebwe nta yandi mahitamo dufite, ni ukurwana tugatsinda cyangwa se tukaburirwa irengero. Ikindi bitandukanye n'ingabo za FRDC, abasirikare bacu ntabwo bahembwa, barwana babyumva, bumva impamvu barwana, kandi barwana kubera gukunda igihugu, bafite kwiyemeza kutagereranywa. Alain Destex ntiyagarukiye aho, yamubajije no ku biganiro, aramubaza ati Perezidanse y'igihugu cya Angola ariyo ubu ngubu iyoboye Afurika yunze ubumwe, Union Africaine cyangwa se African Union, yasezeranije ibiganiro hagati yanyu na Kinshasa. Ese mwaba iyo nzira muyemera, mukaba mwiteguye kuzagana iyo nzira y'ibiganiro? General Makenga ati cyane rwose turabyifuza, turifuza ibiganiro, gusa kugeza ubu twumvise gusa uruhande rwa Angola. Kinshasa ntacyo iratangaza. Hanyuma Alain yongeraho ati kuri uwo mugoroba nganira na General Makenga,
Perezidanse ya Angola ivuga yuko ibiganiro bizatangira ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu. Ibijyanye n'ingabo zo mu bindi bihugu ndetse n'abacakara nabyo Alain Destex yashatse kugira icyo abibazaho, hanyuma abaza General Makenga ati 200,000 by'ingabo za Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania ubu byaratsinzwe, ariko biracyari mu birindiro byabyo muri Goma. Ese baba ari imfungwa zanyu? General Makenga aramusubiza ati bashobora gutembera ariko ntago bemerewe gutemberana intwaro. Tubemerera kubona ibyo kurya n'ibindi bakeneye, kandi bemerewe kuba bagenda igihe cyose babishakira. Alain Destex aramubaza ati hari abacakara b'Abanyarumaniya baje kubarwanya hamwe n'ingabo za FARDC, ese mwebwe mubitekerezaho iki? General Makenga aramubwira ati ibyo bintu ntabwo byemewe, kuba Abanyaburayi baza mu gihugu cyacu bakaza kwica abanyagihugu bari guharanira uburenganzira bwabo. Isi yose yagakwiye guhaguruka, ariko yigaragaje ukundi. Alain Destex akomeza amubaza ati byaba ari byo ko hari abasirikari ba FARDC basabye ubuhungiro muri MONUSCO bagera kuri 100? General Makenga amusubiza agira ati mu ikubitiro MONUSCO yatumenyesheje yuko abasirikare ba FARDC 2,000 bahungiye mu birindiro byabo. None ubu MONUSCO iravuga yuko ari abasirikare 200,000 ba FARDC. 800 barihe? FARDC na Wazalendo ndetse na FDLR baracyihishe mu basivile, mu baturage, kandi bateje ikibazo ku mutekano mu mujyi. Alain Destex arongera aramubaza ati murashinjwa ko ingabo zanyu zashimuse inkomere zirwariye mu bitaro bya Hill Africa. Byagenze biti? General Sultan Makenga aramusubiza ati bamwe mu bahoze ari abasirikare ba FARDC barijijishaga bakigira nk'aho barwaye cyangwa se barwaje muri ibyo bitaro. Twasanzemo intwaro 14 muri ibyo bitaro. Ni abakozi b'ibyo bitaro ubwabo byo batumenyesheje. Twafunze gusa abo twasanze batari bafite impamvu yo kuba muri ibyo bitaro. Hari izindi nkomere z'abasirikare ba FARDC ziri mu bitaro bitandukanye mu mujyi, kandi ntabwo rwose twigeze tugira icyo tubatwara. Ibyo nawe wabisuzuma ukamenya ukuri kwabyo. Kuri ibyo ngira ngo ni nka commentaire Alain Destex yashyizeho kuri icyo, kuko General Makenga yaramubwiye ati ibyo nawe wabyirebera, mbese uzatohoze, nawe watohoza ukamenya ukuri kwabyo. Alain yahise avuga ati ubwo nasuraga ibitaro bya Kivu y'Amajyaruguru, province ya Kivu y'Amajyaruguru, byitwa North Kivu Provincial Hospital,
ngira ngo ku bamenyereye i Goma, ndumva ibi bitaro ari byo kera byari bisanzwe byitwa Hôpital Général, ngira ngo n'ubu abantu babizi nka Hôpital Général. Ati nabonye abasirikare benshi ba FARDC bakomeretse, kandi abo nabashije kuganira nabo bampamirije ko rwose batumva hari iterabwoba bashyirwaho. Alain Destex akomeza abaza General Makenga ati Perezida Felix Tshisekedi ni iki wamuvugaho? General Sultan Makenga amusubiza muri aya magambo ati nta rukundo rw'igihugu cye afite, ahubwo ni umubandi. Umubandi ngira ngo ni ikinyarwanda, ni ijambo ry'iritirana ariko twese tuzi ni umubandi. Hanyuma Alain Destex aramubaza ati ese yabaye umubandi nyuma y'aho abereye perezida, cyangwa na mbere hose yari ibandi? General Makenga aramusubiza ati ndizera neza yuko yari asanzwe ari ibandi. Ngayo nguko ikiganiro bagiranye ni kirekire, ariko kuko ntashaka gukora video ndende cyane, nta nubwo meze neza, mfite grippe, ngira ngo murabyumva bamenyere uko mvuga, ko ndi kuvuga ukuntu. Reka mbe ncumbikiye aha iki gice cya mbere, ejo nzabaha igice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho baganiriye ibintu bitandukanye, ibijyanye n'ikibuga cy'indege, gufungurwa kwacyo, ibijyanye no gutera u Rwanda, bazi ibibazo kuri FDLR, ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, abaza M23 politike n'igisirikari, abaza ibijyanye n'amabanki afunze mu bice byafashwe na M23, abaza ibibazo bitandukanye bituma ibintu byinshi abantu baspekiraho, cyangwa se abantu buri wese agenda avugaho uko abyumva n'uko abibona. Mu by'ukuri hari ukuri, cyangwa se gusobanukirwa kurushaho umuntu yagenda akura muri iki kiganiro cyagiranywe na Alain Destex na General Sultan Makenga, umuyobozi wa gisirikare wa M23, akaba na Vice President wa M23 yungirije Bisimwa, nkuko n'ubundi yabyivugiye muri iki kiganiro. Ndabashimiye rero, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Naho utaha, muduhe comments, mu likinge, mu sharinge video, muyisangize abandi bantu, kandi mu subscribinge, ntimwibagirwe gukora ku kazogera kugira ngo buri gihe mujye mumenyeshwa ko twashyizeho indi video. Ndabashimiye, Imana y'amahoro ibahe umugisha, turabakunda cyane, bye, naho utaha.